Muri episode ya 15 twaseze Briane bagiye kumutambamo igitambo. Ese umugabo we yaramutambye koko? Ese byarangiye gute? Sekibi episode ya 16. Numvise umuntu ankora ku rutugu ankangura. Byuka mata, byuka. Rero nafunguye amaso maze ndicara neza, niko kwibaza nti burya bwose narindi mu nzozi. Ariko nanone umutima wanjye wari ukiri gutera cyane utaratuza. Rero nararanganyije amaso ndeba hirya no hino, nsanga nari naraye kuri ya ntebe y'abagenzi ijoro ryose. Iyo ntebe murabizi nyine yari iri muri parikingi muri gare, iruhande rw'imbere y'ibiro bakatiramo amatike y'ingendo. Ikindi amabiro yose bakatiramo amatike yari yafunguye, bivuze ko bwari bwakeye kare. Rero umuntu wankanguye yari umwe mu bakozi bakora amasuku aho muri gare. Rero nihanaguye mu maso maze ndisuganya. Izo nzozi zari zimeze nkaho zari kuba byanyabyo. Ariko nanone nubwo izo nzozi zari mbi, zari zanyeretse ibintu byinshi byatumaga ntuza. Aho kujya mu biro rero ngo nkatitike, ahubwo nahise ntekereza kujya gushakisha nanone Edison umushoferi wa taxi. Ikindi izo nzozi zari zimaze kumishurira byinshi, kandi numvaga ari we muntu wenyine nashoboraga kwizera muri uwo mwanya. Uwo ni Edison ndimo kuvuga. Bityo rero nagombaga kumushakisha uko byagenda kose nkavugana nawe. Mu by'ukuri nari nyifite ubwoba bwinshi kubera za nzozi nari ndimo. Umugabo wanjye yamfashe, narose nabi cyane, byenda avuga ngo warose nabi burinda bucya. Nari narose yamfatiye icyuma yanshyize ku rutambiro ahantu mu ishyamba, agiye kunambamo igitambo. Urumva izo nzozi zari mbi pe. Rero ikintu kimwe cyari mu mutima wanjye, nuko nashakaga ko umugabo wanjye atambona cyangwa ngo amenye aho merereye. Oya, ibyo ntabwo ari byo nashakaga. Nuko rero nongeye gusubira aho abashoferi ba taxi bakundaga guparika cyangwa guhagarara bategereje abagenzi. Narahageze, ndamagarara mu muhanda, ndaranganya amaso impande zose, hakurya y'umuhanda no hakuno y'umuhanda. Ikindi nari nararya kuva mu ijoro ryari ryabanje ndetse n'umunsi wose, ndetse nta n'amazi nari nanyoye. Umuhogo wanjye wari ufite umwuma ukabije mu by'ukuri. Kandi ikindi nari nshonje cyane, umubiri wanjye wari watangiye gucika intege. Ariko ibyo byose ntacyo byari bimbwiye, ntacyo nari mbyitayeho muri ako kanya.
gusa icyo nashakaga mu bitekerezo n'icyo natekerezaga mu mutima wanjye byari ugushaka uko nabona Edison. Rero nahagaze muri gare nizeye ko ndi buhite mubona, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze pe. Imodoka yatwaraga nari nyizi cyane ko ubwoko bw'imodoka yatwaraga yakoreshaga nka taxi butari busanzwe bukoreshwa muri ako gace. Abashoferi bake cyane nibo bakoreshaga ubwoko bw'izo modoka. Ikindi imodoka ye yari ifite inyandiko cyangwa ibimenyetso byihariye ku ruhande rw'umuryango, bityo iyo nyibona nari guhita nyimenya. Muri uwo mwanya negereje iyo modoka, mu mutima wanjye numvise ndi njyenyine, nataye umutwe kandi numva naniwe cyane. Niriwe niruka, mfite inzara, inyota, nta kuryama. Mana we, nyine byari bikomeye. Rero umugabo umwe wari aho muri gare yaje ansanga afite akamwenyu ku matama, atangira kumbwira amagambo andeshya. Mushiki wanjye, uri mwiza cyane, uri mwiza pe, uri mwiza ku buryo utakagombye guhagarara aho wenyine. Gusa ntabwo ukeneye abantu mugomba kuganira. Ariko nanone sinashakaga kuganira nawe, numvaga umutima wanjye utamuriho cyane. None n'abagabo b'abahihisi sinabakundaga. Ikindi nari nananiwe, ndi kure mu bitekerezo kandi ifite n'impungenge z'uko nshobora kongera kubura Edison nkongira nkarara aho ngaho indi nshuro ya kabiri. Rero bityo ibyo yavugaga byose byasaga nk'urusaku mu matwi yanjye, kuko umutima wanjye wari uri kure y'ibyo yavugaga. Sinanabitekerezagaho, amatwi yanjye numvaga asa nk'aho afunze, ahubwo numva urusaku gusa. Icyo rero nifuzaga gusa mu mutima ni ukubona Edison gusa, ni ukubona umushoferi wa taxi voiture. Rero uwo mugabo yakomeje kuvuga ndetse ansaba nomero ya telefone. Rero kugira ngo andekure cyangwa ngo mwikureho yo kuntesha umutwe, namuhaye nimero itari yanjye, ntazi na nyirayo. Nuko nanjye nyine ndayimuhereza meza nomero ya telefone. Ndanje mubwira ko telefone yanjye yazimye. Mwibuke nta telefone nari mfite, usibye no kugira telefone. Namuhaye nomero itari yanjye, ntazi nyirayo, ariko mubwira ko yazimye. Uwo mugabo rero nta nubwo yigeze anagerageza kuyicishamo cyangwa se ngo ayifurashinge. Ikindi uko yanyitegereje n'uburyo yikirije, nabonye ko yizeye ko ibyo namubwiye ari ukuri. Rero nyuma y'igihe kitari gito nagiye kubona mbona imodoka isa neza n'imwe ya Edison. Umutima wanjye icyagwa ukuntu byahise bigenda, umutima wanjye wahise usimbuka cyane. Mvuga ni yego niwe. Yari imodoka ya Edison neza, nta gushidikanya. Ariko ikibazo cyari kimwe, nuko yari atwaye abagenzi, ntiyanyitayeho, yanyuze hahandi narindi.
rero nanjye nahise nihutira kuyegera, ntangira kuvuza induru mpamagara Edisoni, Edi Winsiga. Ariko nanone yari yamaze kurenga cyane ko n'ibirahure by'imodoka ye byari bizamuye, byari bifunze, kandi yari yihutaga cyane ku buryo atashoboraga kunyumva cyangwa ngo ambone. Ariko nanone sinacitse intege, ahubwo nakomeje kuzamura amaboko nizeye ko nibura ashobora kundebera mu ndorerwamo z'imodoka troviseur. Ariko imodoka yakomeje kugenda nk'aho nta cyabaye. Ibyiringiro byanjye byose byari bishize burundu. Byari bavuga ngo umutindi aho yanitse izuba ntiriva. Nanjye niko nahise ntekereza ncika intege, n'ibyiringiro birashira. Rero nahindukiye buhoro, nacitse intege, nsubira kwicara kuri ka veranda kaho bakatiraga amatike. Rero nicaye ku ntebe, nuko ndararama ndeba mu kirere, ntangira gutekereza ku buzima bwanjye. Ikindi sinari nkibasha guhisha akababaro kanjye ndetse n'umunaniro nari mfite ku maso, cyane ko byaragaragaraga nari nshonje, niriwe niruka, nta kintu nashyize mu nda, nta mazi mfite n'umwuma. Rero niko umusore umwe mu bakunda gufasha abashoferi gupakira imizigo y'abagenzi yambonye, aza ansanga ambaza mu kinyabupfura ati, Madamu, ni iki kikubabaje? Umaze umwanya munini wicaye hano, nakomeje nkureba guhera kare mu gitondo. Ni ikibazo ki? Hari ufite ikihe kibazo? Rero nanjye naramusekeye, mubwira ko meze neza, ariko mu by'ukuri umutima wanjye sinari imeze neza habe na gato. Umubiri wanjye wari unaniwe cyane, amaguru nayo numvaga aremereye, amaso arimo kubabara kubera kubura ibitotsi. Sinari nasinze, ntabwo waryama hanze kuri veranda ngo urinde ucyuve ngo wasinziriye. Mbabwije kuri rero, sinari narigeze ndyama ku ntebe y'igiti na mbere, cyane noneho hanze muri gare. Oya, ntabwo ubwo buzima sinari narigeze mbucamo. Bwari ubwa mbere mu buzima bwanjye nari ndaye hanze. Ubwo maze kuvugana n'uwo musore, natangiye gutekereza cyane nanone. Ikindi, umunaniro wari watangiye kundusha imbaraga, umutwe watangiye kubura balance, utangira kugwa hirya no hino. Muri make numva nazungereye, numva mfite kuzungera muri njye. Rero nasinziraga akanya gato nkongera nkakanguka, nari ngiye gukubita umutwe hasi. Bitunguranye nanone numvise umuntu ankora ku rutugu. Umutima wanjye wahise usimbuka. Nahise ntekereza ko ari umugabo wanjye, noneho ari we umbonye, cyane ko yari yaneye ubwoba no mu nzozi yansangagamo akantera ubwoba.
urumva yari yarampabuye muri make. Narahagaze ndangije nanjye ndaceceka, umutima wahise umbwira ko nafashwe n'umugabo wanjye nahungaga. Ndatuza nyine, ariko umutima wanjye wambwiraga ko nafashwe n'umugabo wanjye wari urimo kumpiga. Sinigeze nubura amaso ngo murebe, numvaga nananiwe bimwe bikomeye cyane, bimwe byo bita ngo gucoka. Nari nacotse. Ikindi sinigeze nibaza uwo ari we, kuko numvaga ko byanga byakunda yaba ari umugabo wanjye noneho byanyabyo ari we umfashe, atamfashe mu nzozi ahubwo amfashe byanyabyo. Ariko nanone nahindukiye buhoro, nzamura umutwe nubwo numvaga nta mbaraga mfite, ndiba umuntu wari umfashe, nyimukubita amaso. Umutima wongeye gusimbuka cyane. Si wasimbutse kubera ubwoba, ahubwo wasimbutse bitewe n'ibyishimo, bitewe n'uwo nari mbonye. Birumvikana ntabwo nabona umugabo wanjye ngo nishime, ahubwo nari mbonye Edison. Yari Edison. Yandebye mu maso afite n'impungenge. Nyuma yaje kumbwira ko yari yambonye igihe nirukaga inyuma y'imodoka ye nzamura amaboko muhamagara, ariko kubera ko yari atwaye abagenzi yabanje kubageza aho bajyaga. Arangije ambwira ko yahisemo guhita agaruka kundeba igitaraganya, cyane ko yambwiye ko akimara kumbona yagerageje kwigutwara imodoka yihuta atitaye ku bari bumwandikire, yitaye kuri fagitire bashobora kumwandikira kugira ngo agaruka ndebe hakiri kare. Nyimara kumva ibyo amaze kumbwira nahise muhobera cyane. Abashoferi n'abakozi bakoraga muri gare bahise batwitegereza cyane, ndetse banatunguwe n'ukuntu nari mufashe nk'umuvandimwe wari warabuze. Ariko mu by'ukuri ntabwo bari bazi ibanga ryari ribyihishe inyuma. Ndetse na wa mugabo wari wagerageje kundeshya ambuza amahoro anyakanomero yari ahagaze hirya arimo kutureba. Rero nanjye nahise mbaza Edison ni iki cyagutindije cyane koko? Ni iki cyagutindije naraye aha ngaha? Ihangane, ntabwo nari nzi ko uri hano. Ihangane. Rero nyuma nahise nongera kumubaza basi se wabonye ibaruwa nasize ku meza, ubutumwa nakwandikiye? Yego, ubutumwa nawubonye. Narayibonye, ariko natekerezaga ko wamaze kuva muri uyu mujyi. Sinatekerezaga ko tuzongera kubonana, sinabitekerezaga rwose. Naramumwenyuriye, ariko n'ubundi nyifite wa munaniro n'ubundi. Ndangije ndamubwira none dore niho nyiri. Rero twese twaracecetse akanya gato. Edison yahise anjyana muri resitora. Arangije abwira abaseriveri yaka utuntu tworoshye. Yabanje kunyakira imineke ndetse n'amazi, ndanywa ndarya. Hashize akanya turimo kuganira, yongera atumizaho ibyo kurya, turarya. Arangije anjyana ku ruhande, angurira imyenda, ahita akodesha agashambure. Arambwira ati noneho ajya gukaraba hanyuma uzo tugende.
yari yatoye akabaraga, nari natoye akabaraga mu by'ukuri kuko nari maze kurya no kunywa. Ikindi nari ngiye gukaraba, numvaga noneho ibintu bisubiye ku murongo. Ariko nanone hari ikindi kibazo twari dusigaranye cyari kiri imbere yacu. Nyuma yo gukaraba ndetse n'ibindi, twatangiye kwibaza ati tugiye kubahe noneho. Icyo nicyo kibazo twari dusigaranye, kuko umugabo yari yamaze kumenya neza aho Edison yari atuye. Ikindi twari tuzi ko umugabo wanjye ashobora kuba ari kundeba, ari kureba aho njya hose. Hanyuma Edison yaranyegereye, ambwira mu ijwi rituje cyane, arambwira ati uzi ko nabonye ikintu kidasanzwe muri iki gitondo? Edison, ni iki wabonye? Utambwira ko ari umugabo wanjye wabonye akaba yagukurikiye? Oya, ntabwo ari umugabo wawe. Ejo nijoro nabonye umuntu ari kuzenguruka hafi y'inzu yanjye, asa n'uri kuneka. Noneho no muri iki gitondo nabonye moto itazwi iparitse haruguru gato y'umuhanda, ruguru y'iwanjye. Yahagaze akanya gato, arangije ahita akomeza aragenda. Rero nanjye nagerageje kubaza abantu, bambwira ko iyo moto ari iy'umuntu w'igikomerezwa kandi utazwi habe na gato muri aka gace, mu gace kacu dutuyemo. Bavuga ko iyo moto ari ubwa mbere bari bayibonye n'uwo muntu. Mbese muri make byasaga nk'aho barimo kukuneka. Rero umutima wanjye wahise wongera uratera cyane. Edison yandebye mu maso, arambwira ati rero nyimara kumenya ibyo byose, namenye ko uwari umugabo wawe uri kukuneka. Mpita numva ko abo bose bari aho ngaho ari baje kukuneka, yaba uwaje azenguruka inzu mu ijoro, yaba none abonye aparitse moto ruguru y'umuhanda. Nahise ntekereza ko ari bamwe mu bantu umugabo wawe yohereje kukuneka cyangwa se kuneka. Rero muri ako kanya twahise tumenya ko ibintu bitoroshye nk'uko twabitekerezaga, kandi bitari birangiriye aho, ahubwo twahise twumva ko ibibazo nyirizina bishobora kuba ari bwo bigiye gutangira. Ngahore none se Edison ko batangiye kumushyiraho ingenza arizo za maneko, ibintu n'ubuhoro? Ese Brian azabana na Edison? Ntuzacikanwe rero na episode ya 17. Inkuru mwitegurirwa mukayigezwaho na Mr BM.